ubundi amahembe ntabwo anywa ibigaji, anywa urwagwa, akanywa pirimusi, akanywa na kanyanga. Nangira kujya kwiba nyakoresheje. Mbere najyaga kwiba nayo nkoresheje, ariko nangira kwinjira mu bujura nkoresheje amahembe. Twari dufite ubushobozi bwo gutega imiti ku bantu b'abakobwa, bakaza badukurikiye batubaza aho twagiye, bakadusanga muri Burende. Abo bana mbinjizamo nabo tutangira kubikora, twibye ahantu hatandukanye, muri za Nyacyonga, muri za Nyabugogo, hano muri za karitsiye twarahazaga. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Abakunzi ba Arabohora TV, uyu munsi tugize umugisha wo kubona umukozi w'Imana, tumuzi ku izina rya Gaherita, araza kutwibwira. Ni umukozi w'Imana wavuye ahantu hakomeye, ariko Imana ifite byinshi yamukoresheje kandi ifite aho yamukuye. Turagira ngo abanza asuhuze abakunzi ba Arabohora TV, namara kubasuhuza turakomeza tugirana ikiganiro. Murakoze cyane abarimo kutwumva n'abarimo kutureba. Imana ibaha umugisha cyane nkuko babivuze. Nitwa Gaherita Paulson Gadi, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 9, nuyi Gatuna, ndi umuyobozi w'umudugudu wa Gatuna, niho nuruka. Murakoze cyane. Nkuko amaze kutwibwira rero Gaherita, uyu nguyu Imana yamukuye ahantu hakomeye cyane. Turagira ngo dutangire dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi n'urukundo tugirira, tugushimiye ukuntu wadukunze bikomeye, ugatanga umwana wawe Yesu w'ikinege kugira ngo adupfire, abari mu isi twese kugira ngo tutarimbuka. Hariho imbaraga zawe zikorera zigakura abantu mu byaha, zikabahindura kuba abana ba Kristo. Turagushimiye rero bane twe muri ikiganiro, abumva ikiganiro bose bagirwa umugisha nawe kandi ukomeze kubashyigikira. Tubisabye tubyiringiye kwa Kristo wacu, amen. Gaherita rero, abakunzi ba Arabohora, turagira ngo ubabwire aho Imana yagukuye. Batubwiye ko wari umupfumu ukomeye cyane, ngo wari ufite amahembe. Turagira ngo bibanze bitubwire, noneho tuze kubona ko tukubaza. Yego. Yego, murakoze cyane. Nkuko babivuze, nari mfite amahembe, ariko uburyo nayabonye n'uburyo nayafashe, no kuvuga ngo mbere nari umupagani bisanzwe, muri imirimo isanzwe y'abapagani badakijijwe, cyangwa y'abantu badakijijwe bataramenya Imana. Muri 1991 intambara za gutera hari Gatuna, turahunga. Tumaze guhunga ahantu twaciyeho ni henshi cyane. Twanyuze ahitwa za Yaramba, dufata za Kisaro, dufata za Buyoga, dufata za Mugambazi, turakomeza tugera hano za Nyacyonga. Tuhageze nakoraga ibintu bisanzwe bitandukanye. Igihe kiza kugera rero biba ngombwa ko n'ubundi nari umupagani, ninjira mu bintu byo kwiba, ubusambanyi, n'ibindi byose bigendanye n'ubupagani ndabikora. Ariko biba ngombwa ko nza gushaka ubundi bushobozi nakoreshaga bwiyongereye ku bujura nakoraga, none nza kubukoresha imiti. Nshakisha uburyo nabona imiti yo kuzajya nkoresha muri ubwo bujura cyangwa muri iyo myuga y'ubusambanyi n'ubusinzi. Njya gushaka rero umuntu witwaga Mutabaruka Ephraim, atuye za Nyacyonga, yari afite amahembe. Njyayo, ngezeyo, turakundana tuba inshuti. Ambwira uburyo ki amahembe akora, ambwira uburyo ki azajya mfasha muri gahunda zanjye z'ubujura. Ndangije turavugana, turumvikana, twinjira mu mahembe. Arankunda, amaze kunkunda arambwira tuzaze nguha imiti. Njyayo, mageze imiti, amaye imiti, kuko natinyaga ibintu by'indasago. Ndavuga nje ndashaka imiti gusa ariko itarimo amahembe, kuko amahembe iyo bagiye kuyaguha barabanza bakakurasaga kugira ngo use n'amahembe, kuko baba bakubona wenda nka Gaherita ariko uri amahembe bitewe nuko mwanywanye amaraso. None narangije imiti bisanzwe ndataha. Ngarutse arambwira ngo iyi miti ntabwo ihagije,
ibyiza nuko naguha n'amahembe. Amahembe ntago nari nyazi, numvaga bavuga amahembe gusa ariko ntago nari nyazi. Arayansobanurira, mageze numva agiye mu cyumba atangiye guhamagara, ahamagara amazina. Ubundi yo amahembe kugira ngo aze uyihamagara mu mazina, aba afite amazina yayo. Bakakubwira ati uzajya uhamagara abadayimoni 10 cyangwa 20 cyangwa 30 biterwa n'ukuntu ubu yafite. Tumumva arahamagaye, bamugasa, abanyamuririma, abanyamutendeka, barurindira mbuga, bakaconca mbuga, bakaconca cuma, numva bitabye aravuga ati twabonye umukiriya, twabonye umwana wacu. Baramubaza ngo ninde, amvuga amazina, yitwa Gahirita. Arangije aravuga ngo none twamumarira iki? Baravuga ati twamuha umugeni wo kuzajya amufasha. Ndavuga niyo umugeni ndamushaka. Barambwira ati noneho we kugira ngo tuzaguhe umugeni nuko wagenda ukazana ikarito, ukazana ishinge, ukazana n'igitambaro gisanzwe, kuko umugeni tumushyira mu ishinge akaryama neza, akagubwa neza. Je sinari nzi ko ari amahembe, ariko bambwiraga ko ari umugeni. Ngira ngo wenda n'umugeni bisanzwe. Ndagenda mbifata muri Burende aho nabaga, ndabijyana. Ngezeyo arambwira tugiye kuzana umugeni wa muri Tanzania. Baragenda nicara aho ngaho. Amahembe kuva aho ngaho twabaga kugera muri Tanzania ashobora no gukoresha iminota itarenze 2. Nyuma y'iminota nk'itatu numva ngo turagarutse. Iyo hageze ahita avuga ngo ngo twahageze mwana wacu. Agakubita hasi ukayumva. Barambwira ngo reka rero tuguhe umugeni wawe. Twari twicaye mu cyumba, arangije numva ikintu giturutse hejuru kikubise hasi, baravuga ngo fata umugeni wawe. None ongera kugitinya no kushidikanya, kuko ihembe rivamo inzoka. Ihembe rihindukamo inzoka, rigahindukamo ipusi, rigahindukamo inyamaswa yari yose. Je nari mbize ko bari babitubwiye neza ko avamo inzoka, ko nari maze iminsi musura, buri gihe musura, ajya kuragurira abantu musura, abatuma ihene mari, abatuma inkoko mari, nari nzi ko akora. None arangije barambwira ngo yafate. Ndeba ukuntu nafata inzoka nzima, nipfuye umuntu ayitinya, manza gushidikanya. Barambwira ngo komanyoko ngo ashaka kunyaza inka rimbi. Barambwira ngo fata umugeni wawe, nutamufata turakwicira hanga. Ndihangana nyine mita mfata, shira mu ikarito. Shize mu ikarito, barambwira ngo none hambira utahe. Mva aho ngaho nta muntu tuvuganye. Barambwira ngo nagusuza umuntu, nakuvata umuntu mu ntoki mpaka ugeze muri Burende yawe ahantu urayashira. Ndagenda mva aho ngaho yaratuye, ngera muri Burende mbishiraho ngaho. Bimazemo iminsi nk'itatu, ubwo natangiye kugenda mbimenyera, mbihamagara, mbihanurwagwa. Ubundi amahembe ntabwo anywa ibigaje, anywa urwagwa, akanywa pirimonsi, akanywa na kanyanga. Hari ibindi rero bita nyabingi, nibyo bimwe ibigaje, bakabaga n'ihene, ugasanga n'inyama bazishizemo ziranahari. Ariko amahembe yo aranywa urwagwa, karumara, akanywa pirimonsi, icupa rikarangira, bagafata irindi rikarangira. Ubundi amahembe atunzwe n'inzoga, agatungwa n'amaraso. Ubwo turangije ngenda mbimenyera. Nangira kujya kwiba nyakoresheje. Mbere najyaga kwiba nayo nkoresheje, ariko nangira kwinjira mu bujura nkoresheje amahembe. Ubwo twari abana batatu dukunda kugendana, hari witwa bica mu makate honesty, hari n'uwitwa Sekarije Alex. Ndababwira ni mwabana mwe, nabonye ngewe ikintu kizajya kidushoboza kwiba, nuko mwaza ngabereka aho nakuye imiti, namwe mukajya kuyikurayo. Ndangije nabo ndabatwara, mbatwayeyo nabo barayabaha. Tuba batatu muri quartier, tukajya tubikora, twibisha amahembe. Twari dufite ubushobozi bwo gutera imiti ahantu, twarangiza tukiba, umuntu ataricura, tukadinda tukagenda ataricura, akajya kwicura ibintu twabitwaye. Twari dufite ubushobozi bwo gutega imiti ku bantu b'abakobwa, bakaza badukurikiye batubaza aho twagiye, bakadusanga muri Burende. Abo bana mbinjizamo nabo tutangira kubikora, twibya ahantu hatandukanye, muri za Nyacyonga, muri za Nyabugogo hano, muri za quartier, twarahazaga dukoresheje amahembe. Twari dufite ubushobozi bwo kwihinduranya. Umuntu akaza ari kunshaka ngo ndashaka Gahirita, ariko kubera amahembe nabaga nisize imiti y'amahembe, ukabutambona. Hari ahantu hamwe ndabyibuka twigeze tujya yiriwe acuruza hariya muri quartier Nyacyonga, acuruza amavuta. Arangije arataha, tumenya ipantaro yari yambaye, tujya kuyisaka nijoro,
tugiye kuyisaka, twari twateye imiti, tugiye kuyisaka dusanga ipantaro amafaranga narimo. Turatambuka, yari afite umugore n'abana ngira ngo 2, turatambuka dutambuka uburiri bwe aryamye n'umugore, tujya gusaka mu myenda ye, mu mapantaro, amafaranga turayabura, tuyabuze tumukura ku buriri, dukuraho matora ni radio turabitwara. Twamuteye imiti. Twari dufite ubushobozi bwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, twari dufite ubushobozi bwo kunyura ahantu hadashoboka, twari dufite ubushobozi. Nabaga mu gihe natwaraga amahembe, nabaga mfite igufwa mu ikofi ririmo mu buryo bw'amahembe. Iyo nashakaga natwaraga amahembe, nashaka ngatwara iyo kofi, nashaka ngatwara imiti yonyine. Amahembe aravuga, amahembe iyo yahamagaye aritaba, uburyo bayafatamo. Aba ari umuntu wapfuye, ari umupagani, bakamushingura, barangiza kumushingura bakazana imyuka mibi, mu buryo bw'imyuka mibi bakazana imiti bakayitera kuri cya gituro. Iyo bayiteyeho rero baramuhamagara, barangiza kumuhamagara yapfuye akitaba. Iyo yitabye rero bahita bamufata bakamushyira muri ayo mahembe. Amahembe ni ikintu kimeze nko kubona ari amahembe y'inka kandi ko hejuru gafite nka santimetero 10 cyangwa 15, bakarikata. Iyo barikase gutyo muri rya hembe, muri wa mwobo ubu usigaye kuri kandi ko hejuru, bahita babifata akabarimo bashira ya miti ya wa muntu bakuye ikuzimu cyangwa bakuye mu gituro. Iyo bamuhamagaye rero ahita yitaba. Uko yakoraga akiri muzima, iyo apfuye bakamushyira mu mahembe, ni nako akomeza gukora. Niba yarapfuye ari umujura, iryo hembe rizaba ari irijura. Niba yarapfuye ari umusambanyi, iryo hembe rizaba rikora ari irisambanyi. Hari amahembe bita agatunze. Ayo mahembe nayo ni amahembe ashinzwe kwiba. Ba bandi bajya nko mu masoko n'ahandi ukumva ngo amafaranga yanjye bayatubuye, nasanzemo ibipapuro, ayo ni amahembe bita agatunze. Niyo abikora kugira ngo abantu babone uko biba. Ayo rero twari tuyafite, twari dufite amahembe bita ibitega, dufite amahembe bita amahembe nyirizina, dufite amahembe bita ibifaru. Ubundi amahembe ari mu buryo butatu. Hari ayo ngayo bita ibifaru, ari ayo bita ibitega, ari ayo bita amahembe. Yose akora kimwe, ariko ibifaru nibyo bya nyuma. Uzajya wumva nk'abantu benshi bafite satani bavuga ngo mugasa, nyamuririma, bahagasaja. Ayo ngayo ni amahembe. Umuntu wese uzumva avuga ibyo bintu uzamenye ko atunze satani. Satani ni abantu bamenyereye, ariko zifite ibyiciro. Amahembe ari uburyo butatu, na satani ziri mu buryo butatu. Hari ibyo bisa satani bisanzwe. Satani yo ni nk'ibintu abantu baba barapfuye bo mu miryango, bakabita guterekerera, ukazana inzoga ukazishiraho, warangiza ugahamagara ngo nyogokuru, sogokuru, mujye murira hano, mujye munywera hano. Izo ni satani zisanzwe. Hari izindi rero bita imangwa. Imangwa aba ari satani, ariko zo kugira ngo uzihamagare zize uravugiriza. Iyo uvugirije zo ziraza zigaragara. Hari ibindi bita isiriba. Isiriba nabyo ni ibintu bimeze nk'imiserebanyi, iyo bihamagaye nabyo biraza. None n'amahembe nayo kuyahamagara araza, bayahamagara bavugirije. Uravugiriza, warangiza kuvugiriza ugakoma mu mashi, warangiza gukoma mu mashi ugahita uvuga amazina y'amahembe. Niba ari 30, niba ari 20, ukayahamagara, agahita kwitaba, akakubwira ngo ndaje. Ukayabwira ibintu byose ukeneye n'ibyo ushaka, babona ari ngombwa kubikora bakavuga ngo turabikora, baguca amafaranga bakaguca amafaranga, barangiza bakakubwira ati ibintu byawe tuzabirangiza kuri uyu munsi uyu n'uyu. Amahembe rero niko ateye. Ibyo bintu rero twarabikoresheje, tubikoresha mu buryo bunyuranye. Bumwe bakadufata bakadufunga, amahembe akadukuramo, ubundi bakadufata tukarwana nabo, tukabacika, badukubitiye mu masoko atandukanye. N'ikimenyimenyi urw'iwacu, iyo wabajije ngo Gahirita, wari utunze amahembe, ufite izoka mu nzu, iyo ugeze Gatuna umwana ari we wese wabaza ahita akubwira iwanjye. Nta kindi kintu ukoze, ukabati ndashaka mwarimu witwa Gahirita wari utunze amahembe, bahita bakuzana iwanjye. Wavuga ngo umuntu wamaranye inzoka iminsi itari hasi y'itanu, inzoka nyinshi muri burende yuzuye, abantu bose bahagera bahita bakunzanira.
iyo uvuze ayo makuru bahita bakunyereka. Umuntu wabaye umujura muri karitsiye Gatuna bahita bakuzana. Ntabwo ushobora kuburansha, ntabwo ushobora kwihisha, aho wanshakira hose wambona. Upfa kugera Gatuna ukabata umuntu wari utunze Satani azikore. Nje amahembe nabanye nayo, ndarana nayo, nywa nayo, sangira nayo, ndayazi mu yandi magambo. Nyazi neza ku buryo ntacyo wambesha kubigendanye n'amahembe na Satani. Byose ndabizi. Narabikoresheje rero muri ubwo buryo dukora ibintu byo gutega abakobwa. Najyaga ntega abakobwa bakaza bambaririza, iyo wabaje muri karitsiye barabikubwira, bakaza babaza ngo agahirita nihe. Nshaka umugore nyafite, twari tubyaye umwana wa mbere, aho ngaho niho natangiriye kugenda ninjira mu by'Imana gace gace gace, Imana itangira kubikora. Ndumva ubuhamya bw'amahembe bwo ni burebure, ariko wenda twatuvuzeho kuri ibyo ngibyo. Ariko nyuma yaho Imana yaje gukora imirimo n'ibitangaza, ndakizwa, ubu ndi umukristo, ndi umuyobozi. Iby'Imana mbivuga neza, nkavuga Imana neza, kuko hari aho yankuye. N'abantu benshi bumva ubu buhamya bajye bamenya ko hari ahantu Imana ikura umuntu ikamushyira mu wundi mwanya, igatuma yizerwa. Ubu ndi umwizerwa mu itorero, ndi umwizerwa mu bakristo, ndi umwizerwa mu baturanyi. Ubu ntabwo bakinyishije, ntabwo wancumbikiraga ngiye ngo ndari wawe. Nararagayo bugacya ibintu byose nabitwaye. Matora narayeho nkayitwara, radio nkayitwara, televiziyo nkayitwara, bugaca nagiye. Ntabwo wancumbikiraga, ariko ubu ngubu urancumbikira nkarya mukansiga no mu nzu kubera Imana. Imana rero yarakoze, yadukuye kure cyane. Ubwo rero twinjire mu buryo nakijijwe. No kuvuga ngo rero ayo mahembe twarayakoresheje mu buryo butandukanye. None igihe kiragera tuza kuva hano za Nyacyonga dusubira iwacu. Dusubiye iwacu amahembe ndayagendana, nyatahana iwacu, nangira kuyakoresha n'uwo mugabo witwa Nsekarije na Gasigazi. Igihe kiragera Gasigazi aza gukora inaha muri Kigali za Ndera. Ahageze aza guhura n'abantu basenga, bajya gusengana. Bagiye gusengana baramurondora. Bamaze kumurondora baravuga hano harimo umuntu ufite Satani, turashaka ngo yihane, yatura ibyaha tumusengere, ibya Satani biveho, akorera Imana. Igihe cyarageze rero bamaze kumusengera aragaruka. Ageze i Gatuna, ninjye wari mukuru, aravuga ati burya bya bintu dutunze ntacyo bizatumarira, nidupfa tuzarimbuka. Ariko batubwiye ko hari Imana ifite imbaraga, itanga ubugingo, igatanga n'ubundi buzima, igatanga n'imibereho. Icyo gihe twari abajura, ariko nta n'amafaranga twagiraga. Wajyaga gutera imiti wakwiba 50,000, bakakubwira ngo turashaka inzoga, turashaka amazi rugabo, ukaba wagura inzoga z'40,000 ugasigara n'10. Nayo babona ari ngombwa kuyakwaka, bakakubwira ngo ya mazi rugabo waguze ntabwo aryoshye, ntabwo ajunjutse. Kujunjuka no kuvuga ngo ntabwo aryoshye. Amazi rugabo ni inzoga, bakaguca izindi nzoga, ya mafaranga yose wibye ugasigarana ubusa. Nta muntu n'umwe ufite amahembe ashobora kukubwira ngo yateye imbere, ngo cyangwa yarakize. Oya, abantu bajya babona amafaranga n'abatanze ibitambo, cyangwa bagatanga abana, abagore, abantu bo mu miryango n'ibyo ngibyo. Ugasanga hari ibyo abujijwe gukora, hari ibyo atemerewe. Natwe muri ayo mahembe hari ibyo twari tutemerewe, ariko twebwe tutaratanze abana cyangwa abagore. Nk'ubu ntabwo twari twemerewe gusambana dufite amahembe. Ariyoberanya akakwerekana yuko akomeye, akakubwira ngo nujya gusambana ufite amahembe ndakwinyaza inkarimbi. Ntabwo twari twemerewe guca kunozi zambukiranyije umuhanda ngo zice mutaziciyemo kabiri. Nubona ukurikiranye n'umuntu akanyura mu nozi akazicishamo umukado, uzamenye uwo muntu ko afite Satani. Nta muntu uca kunozi zifatanye atazicishijemo umukado, uzamumenya. Ikindi nujya mu rugo rw'umuntu ukavugiriza, ukumva aragucasha, akavuza ceceka, uzamenye ko afite Satani. Kuko uyivugirije hari ziza zishaka inyama, zishaka ibintu byo kurya, zikaza. Kuko kuzibamagara kwazo nyinshi no kuvugiriza, ugakoma mu mashi zigahita ziza. Ubwo rero ni ibimenyetso byinshi bigaragaza ko uyu muntu atunze Satani. Katukomeze turangije, bazi wanje barambwira ngo ya mahembe wabitubwiye ni Gasigazi, aratubwira ati ya mahembe nta mumaro, basanze ntacyo azatugezaho, tugomba kuyata. Ndababaza ya mahembe turayata gute?
ko amahembe yica ko mbizi, ko twayafataga kwa mutabaruka dukoresheje ayandi mahembe, none hano ko nta yindi miti dufite, ko twakoreshaga n'imiti, turaza kubigenza gute? Barambwira ati noneho reba ubundi buryo turi bubikore, reka tugende tubicane, nibimara gufatwa dushiremo amahembe. Ubundi kugira ngo bice amahembe barayatera imiti, barangiza kuyatera imiti bagacana umuriro nk'aya masiteri bapanga y'ibiti asanzwe, umuriro wamara gufata bagafata amahembe bakatera imiti bakashira muri wa muriro. Ubundi satani kuyica ni ukuyitwika, nta kindi bayikoresha. None ndababwira ni tuyashiramo aravamo, ihembe iyo warishize mu muriro ryo rivamo, iyo rivuyemo rero rirashakisha umuntu wese mufitanye isano rikamwica. Ndabani ko mushaka ngo aya mahembe amariho umuryango. Baravuga ngo none dukora iki? Nabwo ko batubwiye aho twari turi gusengera ko bambwiye ngo nituyagumana nabwo tuzapfa kandi turimbuke, twakora iki? Ndababwira none ikintu turaza gukora, twe tugende buri muntu wese afata ikarito ye, tumanuka hariya mu gishanga hari imiserege, iwacu hari imiserege minini cyane. Ndababwira noneho tuze gufata amakarito yacu tuyashiremo amahembe, niturangiza tujye kuyajugunya mu muserege. Bumva iyo nama, bumva ariyo. Ariko abagore bashaka kwanga bavuga ngo n'ubundi aratwica, ariko imbaraga z'Imana zari zamanutse, ntago ari twebwe twabikoraga, kuko amahembe ntago ushobora kongorera umuntu uvuge ngo ntago ari bubimenye, uvuge ngo ndavuga buhoro ngo atabimenye. Iyo wavuga buhoro wavuga cyane arabimenye, akanakubaza ngo wamvuga gitiko manyoko. Ubwo rero ndavuga ni muze bafata amakarito, dusiga abagore barimo kurira, turavuga twe tumanutse mu gishanga, nimwumva hari abantu batatu bapfuye baguye mu gishanga mumenye ko ari twebwe, ubwo nakundi muze mudukureyo. Turamanuka tugeze mu gishanga, uwo muhungu asigaza aravuga ati nari narize gusenga, ariko ikintu nzi ni ukuvuga ngo toka satani mu izina rya Yesu, ati nta bindi nzi, ati kandi bakabara gatatu tugasenga duhumirije. Aratubwira ati none buri muntu wese apfukame ku ikarito ye, narangiza yishire ku ruhande rw'umuserege, niturangiza ndaza kubara gatatu, niturangiza kubara gatatu buri muntu arakubita ku ikarito ye avuge ngo toka satani mu izina rya Yesu, twese dukubite mu mazi duhumirije. Turangije turabikora, turapfukama, turangije abara gatatu, buri muntu wese akubita ikarito ye aravuga ngo toka satani mu izina rya Yesu. Amaze gukubita ikarito twanga kureba twese, kuko twari tuhumirije, turatinya. Buri muntu wese agatinya ko mugenzi we yapfuye, n'undi agatinya kureba avuga ati buriya runaka yapfuye, n'undi runaka yapfuye. Turahaguma, twamazeho nk'isaha, hafi isaha n'iminota cyangwa amasaha abiri twanze kureba. Hanyuma umuhungu umwe witwa Sekarije niwe wabaje kureba. Amaze kureba aravuga ngo ngo ndahari we, ngo ndahari, ngo nagahita arahari, ngo nagasigaza arahari, ngo turi bazima sha. Turangije turavuga yego sha turi bazima ntago twapfuye. Ndababwira ni buri muntu wese yifate yumve ko amahembe ataci murimo. Twifataho dusanga turi bazima ntacyo twabaye. Amahembe yo kubera n'ubwo twabikoresheje tunahumirije yagiye kera, yagiye mu mazi twe tutari no kureba, aragenda. Turangije tutinjya kuva aho ngaho, ndabani buriya amahembe ni mabi ndayazi, yadutegeye hano haruguru, nta handi turi bunyure. Turabigenza gute? Tumaraho iminota tuyitekereza, twibaza uko biragenda. Ndabani muze tugende, nidushaka dupfe n'ubundi byarangiye. Niba ari ugupfa turapfa, niba ari ugukira turakira. Turazamuka tugenda dutera ikorasi ivuga ngo sinzasubira inyuma kwa satani yo, sinzasubira inyuma kwa satani yo, dutera ikorasi. Turagenda, tugeze mu muhanda tubona biremeye, turagenda tugera mu rugo tubona turi bazima, dusanga abantu ni bazima, dusanga abo mu rugo ni bazima, bari kwishima. Baratubaza mwavuye kuyata koko? Turavuga ngo twayataye. Baraho tuzareba muri iyi minsi amahembe ko tuyazi, tuzareba uko bizagenda. Tumara iminsi, tumara icyumweru cya mbere, mu cyumweru cya kabiri ubwo abandi bakomeje nyine barasenga, binjira mu Mana neza. Njewe ngera aho ngaho mu byumweru nka bibiri cika intege. Mu byumweru bibiri urumva utarakizwa, bataramenya n'Imana icyo ari cyo, nta n'imbaraga wakabonye. Ndongera nsubira mu nzoga. Nanyoye uwo munsi mu nzoga ndazihaga neza, ndazisinda. Ngeze mu rugo ndaryama, mu gitondo nka saa 11 saa 12 ndebye hejuru muri burende yanjye, nsanga harimo inzoka zirenga nk'ibihumbi 2. Ku buryo muzee wanjye yari ahari na mama yari ahari. Muzee yari umuntu witwaza nk'ibintu by'abapfumu, nk'umuntu ukomeye. Aravuga ngo izo nzoka se ziri he? Nje ndazica. Nabwo yani ngwino urebe. Araza, ahageze muri burende asanga n'inzoka nyinshi ku buryo wenda zitari nk'icumi cyangwa 2. Asanga ni nyinshi ziruzuye.
aratinya, aravuga ati izi nzoka ntago nazica. Baje guhamagara abandi ku muhanda, bahageze basanga inzoka ni nyinshi, nta muntu n'umwe watinyuka kuzica. Ndangije mpanga gahunda yo kujya mu Bugande, mfata amafaranga, inzoka nsiga mu nzu, mfata amafaranga ndavujisha. Cyo gihe nari mfitemo amafaranga, nja Kampala gushaka iyindi miti yo kujya nkunze gutera mu nzu inzoka zivemo. Mageze ikintu cyanangaje, narahageze uwo muntu ahamagaye amahembe ye, kandi ari Umugande. Numva acihamagara amahembe amaze kwitaba, aravuga ngo uyu muntu uzi ko yadutaye, ngo yaradutaye none agarutse hano ku manyoko, ngo umuzane tumwice. Mpita mvuza induru, n'umuntu wari wanjanye mvuza induru, ndavuga ni mumbabarire, ntabwo nzongera, ahubwo reka nguha amafaranga, ariko ibi bintu binyize. Arangije aravuga ngo mwarabataye none uragarutse ubasanze hano. Nukuvuga ngo amahembe aba afite arakorana. Ushobora kuva hano wagera wenda nka Kampala ugasanga amahembe wataye ni yari, wajya mu Ruhengeri ugasanga ni yari. Iyo ari umupfumu baba bafitanye uko bakorana, ugasanga baranaziranye. Ndangije mu amafaranga, kuko n'umuntu wari warashakiye mu rugo iwacu, none baza kwimukira Kampala mu cyaro. Hagezeyo rero atangira gukoresha ibyo bintu. Mageze nyine amaze guhamagara, musaba imbabazi, maze kumusaba imbabazi amafaranga, arambwira ngo ndaguha n'imiti, nugera mu rugo uyiteremo za nzoka ziragenda. Ubwo inzoka zari zigihari, kandi namaze Kampala iminsi hafi nk'itatu cyangwa ine nyiriyo. Ngarutse ngeze muri duwani, mura n'abahungu barambwira ati ko wagiye ugasiga inzoka zikiri mu rugo byagenze biti? Ndababaza inzoka ziracyahari? Zirahari. Ntago barazica. Barambwira ati noneho wowe ikintu cyatumye ziriya nzoka zigaruka nuko wasubiye mu nzoga, ngwino duhitire mu masengesho. Hari ahantu twakundaga gusengera tutarabona urusengero, ni hari icumba ari mu rugo rw'umuntu, ariko dukunda gusengeramo, bahita kwa Mutabazi. Tujayo, nje mu rugo nago nagiyemo, nahitiye aho ngaho, mpita njya mu cumba. Twasenze ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, inzoka zarijyanye, nta muntu n'umwe uzikozeho, nta muntu n'umwe uyishe. Nagiye gusubira mu rugo tuvuye mu masengesho, nsanga Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, inzoka zose zagiye. Nangira gusenga gutyo, nsenga, ninjira mu Bukristo, ndabatizwa, madamu arabatizwa, turasenga. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Na Imana itakura umuntu, na Imana ifite imbaraga zisumbije z'ibigirwamana. Byari byaranze kugenda, ariko tugiye gusenga inzoka ziritwara. Nta numwe wigeze umbwira ngo ndazishe cyangwa nzikuyeho. Imana wenyine yavuze ati biriya wabonaga bikomeye, wabonaga biguteye ubwoba, ariko mbikuyeho. Ngeze mu rugo nsanga inzoka zagiye. Ni Gatuna barabizi, nta wigeze uzica. Twagiye gusenga, Imana ikora imirimo yagombaga gukora, ziritwara. Guhera uwo munsi ndakizwa, na n'uyu munsi ndakijijwe, ndi umukristo, mvuga Imana neza, nanga ubuhamya bw'ibintu nzi. Ntago ari bya byo kongeramo ibintu ngo ubuhamya buryohe, ibintu nakoze. Ni njye wabikoresheje, nanyoye n'amahembe, nasangiye n'amahembe, ni njye wabikoresha, ari ibyanjye mbitunze, biba mu rugo iwanjye, nabiguze. Ibintu byose narabikoze, rero mbikora gutyo. Ubwo naje gukizwa nyine, ndi umukristo, nizegwa mu itorero, bansengera ku bwarimu, ndakomeza, nabanje kuba umuyobozi wa korari, mva muri korari njya mu bwarimu, mva mu bwarimu, na n'ubu ndakomeje n'ibindi uko Imana izajya ibikora, hamwe no gusenga. Ubwo rero hari abantu bizerera mu mbaraga za Satani, nibamenye ko hari imbaraga z'Imana. Turashaka ngo niba turimo gusenga, umenye imbaraga turwana nazo izarizo. Hari abantu bajya gukizwa, ariko agakizwa nta kintu yakijijwe, agakizwa nta kintu yatinye, agakizwa nta kintu ari guhunga. Ariko nk'ubu ngiye wakijijwe, nzi ko amahembe yica, nzi uko amahembe akora, ko Satani zikora, ubu nzi ibintu nakijijwe. Iyo nafashe umwanzuro nkavuga ngo ndakijijwe, mba ngishijwe, ntabwo usubira inyuma. Kuko usubira inyuma amahembe yagaruka, zanjye zose wakoraga wazisubiramo. Ariko ubu ngubu kubera Ubukristo, kubera gusenga tuvugana n'Imana, Imana ikabata mwana wanjye nkwambitse imbaraga, mwana wanjye ndakuneshereza, numva nta kindi kibazo nshobora kugira ngo kibe cyansubiza inyuma, mve mu gakiza. Imana yacu rero irashoboye, Imana ni nziza. Hari rero abantu bajya bumva ubuhamya, akumva ubuhamya akavuga ngo ntago byabaye, ngo biriya bintu ntago bibaho.
ngo ubwo se bibaho ngo umuntu yaca mu gakostara ngo akanyuramo ngo bizakunda, ngo umuntu yakwiyoberanya ngo bigakunda? Birakunda, nje narabikoze, birakunda. Ibintu ukabikora ukajya kwiba umuntu ukamutera umuti agasinzira, birakunda. Ariko imbaraga z'Imana iyo zahageze, iza satani zirahunga. Iyo tugiye gusenyera nk'umuntu watewe na satani, ntago nja ninya, kuko uko Imana ikora ndabizi, nuko satani akora ndabizi. Hari imbaraga rero zisumba izindi. Ubu rero twizeye imbaraga z'Imana, tuzi ko Imana ikora, tuzi uburyo ikoramo. Nubwo satani yakoraga agakora imirimo wayibona ukabatira akomeye, ariko nta mbaraga za satani nazo, keretse iyo uramiza nyine muri satani wumva ikomeye. Ariko satani nta mbaraga igira. Iyo wizeye Imana byose birashoboka. Rero turi abakristo, turakijijwe. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Reka dusoreze hano kino kiganiro cy'ubuhamya. Reko dusoza rero, reka tumuhe kugira ngo basengere abantu batewe n'amahembe. Araza kudusobanura mu kiganiro cya kabiri. Hari abantu twakoreshaga ibyaha, amahembe yadutegetse ngo tubikore. Hari abantu twajyaga gusambanya, amahembe yadutegetse ngo tubikore. Hari n'abaciyakoresha muri iyi minsi cyangwa muri iki gihe, ugasanga umuntu arayakoresha, umuntu arayatunze, umuntu ayafitiwe, cyangwa yarwara bakaba banamurangira ngo jya hariya, ibi birakira, ibi biravaho. Ubwo rero ndashaka kugira ngo abo bantu bafashe gusenga, tubasengera Imana, bahinduke, babe ibyaremwe bisha, bafata umwanzuro n'ibyemezo byo kuva kuri satani, kuko nta cyiza cya satani. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Mana, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butarondoreka. Yesu Kristo waradutabaye n'ukuri, wadukuye kure cyane, ntago twari kubishobora. Ntago ari ubwenge bwacu cyangwa ubuhanga, ntabwo ari imbaraga twakoresheje, niwe gusa wahabaye, kuko wadukuye kure Kristo. Ibyo tutari gushobora uradushoboza, biremera kandi birakunda. Wadukuye mu mahembe, wadukuyeho satani, wadukuyeho abadayimoni. Hari n'abandi bakimeze gutyo, hari n'abandi bakizimiye, hari n'abandi bakimeze uko twari tumeze. Mwami Kristo niwe wabakurayo. Ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari imbaraga z'abantu, ahubwo niwe gusa uje ubikora bikemera kandi bigakunda. Nutanga umugisha rero kuri buri muntu wese uri bwumva iki kiganiro, kandi agafata umwanzuro wo guhinduka no kureka no kuzinukwa burundu, agatera intambwe yinjira mu gakiza, agakiranuka, agakora ibishimwa nawe. Urakoze kuri bigenze neza kandi ukabikora mu izina rya Yesu. Amen.